ngo why don't you let me in? Kagame se niwe uyobora let me run. Niwe se uyobora komisiyo. Turetse kuki urashaka gusa ko muvugaho kugira ngo umve wishimye. Niba komisiyo nimbwira ngo hari ibituzuye nzajyana n'umunyamategeko wanjye. Nimbona komisiyo yandenganyije nyihereza iminsi yo kundeganura, nirangira nyijyane mu rukiko, komisiyo nyirege. Diane niba yumva atabyishimiye narege komisiyo mu rukiko. Uzi yuko naho amatora yaba yabaye, tuvuge nawe watendinze amatora ugatekereza yuko bakwibye ukarega mu rukiko, uzi yuko na perezida watsinze atemerewe kurahira. Yego, murakoze cyane abakunzi ba One Nation Radio kubw'urukundo mukomeje kutugaragariza. One Nation Radio ni radio ya diaspora nyarwanda, ijwi rya diaspora. Turi hano kuri Kaso Kicukiro, turi kumwe na Bob Mugabe, no umusesenguzi wacu kuri One Nation Radio. Bob, uraho neza, urakomeye? Muraho neza. Your mental health has been good lately. Tubyihorere bazi ikibazo cya kibazo. Ako bamwe kumenya nuko umeze, none ubwo nje kugukoresha ngasanga ntumeze neza. Numa ntaba ndi kukongerera ibibazo hejuru y'ibindi. Byemeze neza. That's good. Nibyo nashaka kumenya. So Bob, turi mu mwaka wa 2024, kubwira kugira ngo nkubitse umwaka ahubwo nkubwira ko umwaka ukomeye cyane urimo amatora y'umukuru w'igihugu ndetse n'abadepite byarahujwe, twabiganiriyeho cyane hano kuri One Nation Radio, ntago tubigarukaho cyane muri background, ariko ku munsi w'ejo nibwo NEC yatangaje abakandida batatu ku buryo bw'agateganyo bagomba guhatana mu matora, bazongera bemezwe burundu mu minsi mike iri imbere ya 14. Twabonye urutonde ruriho His Excellence Paul Kagame wa FPR Inkotanyi, tubona Mpayimana Philippe wigenga, tubona na Dr Frank Habineza muri Democratic Green Party of Rwanda. Kuba batangajwe mu bantu 9 bari batangajwe, nk'umusesenguzi wabibonye ute, urabivuga iki? Nta kintu mbivugaho, bari bushusha ibyangombwa. Ntese niba basabye ibyangombwa ntibabitanze se? Niba se komisiyo yemeje ko byuzuye, nta kintu cyo kubivugaho. Mu bantu 9 bahisemo batatu, ntabwo bahisemo, bushusha ibyangombwa bibemerera kwiyamamaza. Ntabwo ari uguhitamo ngo wenda komisiyo ngo yumvise uyu nguyu ngo kubera, ntabwo ari amarangamutima. Niko amategeko abiteganya. Hari ibyangombwa bisabwa kugira ngo ube umukandida ku mwanya wa perezida, hari ibyangombwa bisabwa kugira ngo ube umukandida ku mwanya wa nuza w'inteko k'umudepite mu nteko ishinga amategeko. Ibyo byangombwa iyo utabyujuje bakajugunya ibishanga. Iyo ubyujuje nta kibazo. Nta bintu byo kuvuga ngo ndabyumva gute, nta kintu mbyumvaho, ni science. Niba nkubwiye ngo mu mwanya ashaka guhereza akazi, aka kazi umuntu agomba kuba yujuje ibi n'ibi, ukazana idosiye yawe ituzuye, cyangwa se ukayizana umbwira ko yuzuye, ntayisuzuma ngasanga bituzuye, wowe ujya ku ruhande. Yeah, of course. Hanyuma n'ubwa mbere mu matora ya nyuma yo kuri leta y'ubumwe bw'abanyarwanda, n'amatora ya kane agiye leta y'u Rwanda. Leta y'u Rwanda. Ikibazo leta y'u Rwanda turasubirana mbere, ndi kugaruka muri imyaka. Leta y'u Rwanda. Leta y'u Rwanda nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, n'amatora ya kane agiye kuba. N'ubwa mbere tubonye urutonde rusa nk'urwaje mu matora yabanje. Bishatse kuvuga iki? Nibo bujuje ibyangombwa. Sizi icyo ushaka ku kintu ko ngira icyo nyibyaza, kuko nko muri 2003 yamamaje Twagiramungu,
hiyamamaza Nayinzira Jean Nepomuscène 2010 ubwo na Perezida Kagame 2010 Nayinzira ntiyagarutse na Twagiramungu ntiyagarutse hagarutse ari Vera Mukabaramba muri PPC haza PSD hagarariwe ntawe ukuri iryo Jean Damascene na Higiro Prosper muri PER n'umukandida wa FPR Paul Kagame nabo 2017 ntago bagarutse nabiyamamaje 2017 bari bujuje ibyangombwa umwaka nibo bongeye kwemera mu busobanuro bwa demokarasi mu kibazo cyumvikana kuruta ibindi byose nakubajije why mbere yuko tujya muri demokarasi mbere yuko tujya no muri zindi za why hari ibyangombwa bisabwa iyo utabyujuje tuba tutaratangira no kuganira demokarasi ubuse abantu bose bashaka kwiyamamaza batuje banze nibaze agasigaramo Kagame gusa amatora ntiyaba none se bandi bari bujuje ibyangombwa bushize ari nabo baramutse bujuje ibyangombwa uyu munsi amatora ntiyaba Rose demokarasi ni iki? Si uko abaturage bihitiramo bashaka. Ariko ibyo ngibyo agomba se guhitamo utujuje ibyangombwa niyo demokarasi ariko ushaka kubivuga. Oya. Nta bintu byo gusesengura birimo aho ngaho. Nuvuga ngo ibyo ngibyo ni elephant in the room. Abantu bose barabibona. Twe turashaka kureba what is behind. Nta kiriyo behind. Ni ibyangombwa bituzuye. Ibyo ni ibyangombwa byuzuye kuko ntago ndakubaza abatemewe. Nakubashije abemewe. Ari abemewe ari abatemewe n'abajyanira rimwe. Utemewe nuko atujuje ibyangombwa. Uwemewe niwe wujuje ibyangombwa. Nta kintu kiri hanze, nta kintu kitekinika ngo nta kintu kiri inyuma. Kintu ukubeshya. Kandi babahaye umwanya. Uwumva yarenganyijwe utujuje aje abona umwanya wo kujya gukomplaining. Ese igihe perezida wa komisiyo yararibwo gusoma abemerewe by'agateganyo n'abatayemerewe wabikurikiranye yagaragaje ingingo z'amategeko ashingiraho agaragaza ibyari bikenewe n'abatabifite ibyo babuze specifically aranavuga ati uwumva afite ingigimira yatwegera. Birasobanutse si bisobanutse se 16 kongera 16 uri kangahe 32 32 urakoze cyane. Hari ubundi buryo byaba 40. Oya ngerega hari impamvu ngemba nakuzanye nuko byo perezida wa NEC aba yavuze abantu bose badukurikiye kuri One Nation baba babyumvise so twaje hano gushaka ubwino nyihanganira gato kuko aba bantu bose cyane cyane nk'abo twumvise harimo barafinda se Chikuba Fred baravuze bati ibyo bibazo byose bari baranshinje ahashize ni impamvu za politike. Icyo mubaza hano nta mpamvu za politike ubona zishobora kuba zajemo kugira ngo hagire bamwe batera mbere yuko hazi za politike cyangwa ari zize banza uzuza ibyangombwa. Avuga ko baba babyujuje. Oya hari n'abavuze ko n'imikono yabonye irenza ahubwo ari extra. Ariko hari ikintu utari bwo kumva buriya NEC ivuga ugomba kubona imikono runaka muri buri karere kandi abo bantu bari muri ako karere imikono 12 muri karere ariko abo bantu bari muri ako karere bagomba kuba ari abaturage bo muri ako karere bafatiye irangamuntu kandi so gufatira irangamuntu gusa bagomba kuba bari no kuri liste y'itora. Ushobora kuzana n'ibihumbi 5 ariko bidaturuka muri twa turere tundi tw'igihugu. Uturere 30 twose tugomba kutugiramo representation. None se niba uzajye niba bagusabye 600 ukazana ibihumbi 10 ariko bita covering utwo turere uba wumva turi bukora iki? Tuvuge niba ujya mu karere ka Gasabo bagusabamo abantu tuvuge 12 cyangwa 30 da ukazana abantu 300 none se ubwo turakuraho bagasabo 30 abasigaye tubitire ko ari abakicukiro. Nawe uremera iki se? Ndakubaza ukemera? Ndi kwikiriza kugira ngo ukomeze umbwire rega. No? Ntabwo ndano kugusubiza. Ariko turaganira nagira ntabwo ndi mu rubanza. Ntabwo negetswe gusubiza. Kuri kubimbwira niko bimeze. Niba ari imikono niba urugero niba bagutuye imikono 12 muri Gasabo. Wowe ukajya muri Gasabo ukazana imikono 500. Sibyo
kuri komisiyo barakora 12 iyo iri presentinga Gasabo ariko ntabwo urivuga ngo basaguka ngo barepresentinga Kicukiro ngo n'utundi n'aba Gasabo bafata indangamuntu muri Gasabo bafite bari kuri liste y'itora muri Gasabo uramutse unsanze i Kigali for example ngewe mbaruye mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Ngoma naho nanditse kuri ho gutorera ni mu karere ka Ngoma nsanze muri Gasabo nkakwandikira uri umukandida iryo jwi ntabwo baribara nk'iry'iwacu iriya ukansanga Gasabo uri uwa Ngoma ndi uwa Ngoma uri kuri liste y'itora ya Ngoma nta kibazo iryo jwi ribarwa nk'iryahe ni irya Ngoma kuko niho uzatorera yego ariko be kugutuma imikoro tuvuge niba ari 600 mu gihugu hose iyo mikoro 600 ukayibora mu turere tubiri ukaza uyikoreye yego uvuga ngo iyi mikoro 600 urayikwisha na politiki iri baho ngaho uzuza ibyangombwa hanyuma tubone kuganira politiki kubaza ibyo ngibyo nyuma y'uko bitangajwe hari umwe mu bakandida witwa Diane Rwigara wagiye ku mbuga nkoranyambaga aravuga ati nyuma y'igihe cyo gukora cyane no gushyiramo imbaraga nyinshi I am very disappointed to hear that I am not on the list of presidential candidate ataga izina ry'umukuru w'igihugu aravuga ati why won't you let me run ati this is the second time iyi ni inshuro ya kabiri ese urumva buri muntu buretse gato nanjye mubaza ariko she saying as a person uri confident ko yatanze ibyuzuye Kagame araninga komisiyo y'amatora oya komisiyo y'amatora iri independent urakoze cyane ko niba wakurikiranye uriya mudamu uyoboye komisiyo y'amatora madamu Oda Gasinzigwa yego yavuze yuko abatabyishimiye basanga bakagaragaza ibyo bintu biri specifically komisiyo bashinja none iyo wanze kujya kuri komisiyo ukajya ku rubuga nkoranyambaga ugatanga perezida uri mu biki ngo why don't you let me in Kagame se niwe uyobora let me run niwe se uyobora komisiyo turetse kuki urashaka gusa ko muvuga kugira ngo uve wishimye that's where your story is no that's not buri muntu wese urakaye aho kugara komisiyo akajya ku mbuga nkoranyambaga cyangwa akitongagiriza mu nzira ntabwo uza kubimbaza if I decide Mugabe Robert to run nkatanga kandidatire yanjye ikibazo cyanjye nzahangana na komisiyo kandi komisiyo nintanga ibyangombwa byose nzajyana n'umunyamategeko wanjye icya kabiri niba komisiyo nimbwira ngo hari ibituzuye nzajyana n'umunyamategeko wanjye nimbona komisiyo yandenganyije nyihereza iminsi yo kundeganura nirangira nyijyane mu rukiko komisiyo nyirege Diane niba yumva atabyishimiye narege komisiyo mu rukiko kiriya ni ikigo kiraregwa ariko kujya ku rubuga nkoranyambaga ntabwo ariho barega I agree aho ndemeranya nawe tujye dukora ibintu nk'abantu bajijutse don't go into gushaka shortcut no gutanga abagabo batari ngombwa if you are not happy with the decision of the commission approach them bandikire jyana n'umutamanya kandi wujuje ibyangombwa bajyane mu rukiko uzi yuko naho amatora yaba yabaye tuvuge nawe watendeza amatora ugatekereza yuko bakwibye ukarega mu rukiko uzi yuko na perezida watsinze atemerewe kurahira nuko itegeko rivuga yes isuku cy'abantu in a civilized world dukoresha inkiko gukemura ibibazo dufite twese bisiga bikemuzwa se n'imbuga nkoranyambaga buri muntu wese wabaye disappointed na Barafinda nawe uramumbaza umuvugaho ntabyo mvuga mbese
nta tegeko rimatera kuvuga ibyo nashaka no mu rukiko ushobora gusubiza acecetse cyangwa se gasubiza amagambo. icyo mbaza ni iyihe mpamvu utekereza nk'umusesenguzi ishobora gutuma umuntu azi inzira z'amategeko ntazikurikize akajya ku mbuga nkoranyambaga? Genda umubaze. I don't know. Imitwe y'abantu bikorwamo ntabwo Mugabe mbizi. Ariko niba ibyo komisiyo imushinja ari clean, najya kuri komisiyo yandike n'urwandiko rwo kurenganurwa, barwita urwandiko rwo gutakamba, narangiza aba ari kumwe n'umunyamategeko we, sibyo? Nibabona komisiyo itari bwo kubikemura, bareke komisiyo mu rukiko. That would be democracy. Kujya ku mbuga nkoranyambaga ntabwo ari demokarasi. None se perezida abwira komisiyo, perezida wa repubulika abwira komisiyo ikure icyo utujuje n'ibyangombwa? Niba ubyujuje kandi ubyujuje, good, hand it to your lawyer, urega komisiyo. Basi niba adafite amafaranga ahagije yo gutanga ikirego, yakora crowdfunding. Ufite ibihumbi 10, 20, 30 tukamuha kugeza agejeje yo gutanga ikirego, ariko akabikemura nk'umuntu utekereza nk'uko umuntu umwanya ashaka kwiyamamariza, ibitekerezo usaba nawe anyuze muri ubwo buryo, uko abantu what I level uko babigenza, abantu b'abasirimu basobanutse uko babikora. We use courts of law. Yewe komisiyo ibinkoze yandenganyije, twakwesurana mu nkiko. Ntabwo nakwemerera undenganya. You cannot. Iki gihugu ntabwo ari gutyo gikora. None so do you believe courts are independent? Cyane. Jese sinayi nararenganye gikoze kandenganura. My personal story. Inkiko ziri independent igenda semera. Can you share it a bit? Ntabwo ari ngombwa. So as a person wanyuze muri zo process, wahamya ko inkiko zo mu Rwanda ziri cyane. Urumva naregwaga n'ubushinjacyaha mu kumfungu bya bindi ko buranifuga rifungura, ubucamanza yumva ari amafuta aramfungura, bararega umushinjacyaha burogera burajurira, ariko hazamo ibintu biri aho ngaho byo kubeshya baburanya n'urubanza rwa detention, baruburana mu mwiherero, mu muhezo. Ntabwo ari ibyaha byo kwica umuntu, si ukugambanira igihugu, si iki. Ukoze ibintu biri shadi, kebanja ayo mageragere. Tugeze igihe cyo kuburana mu mizi. Cyamaze arandekura. Akandekura iki kuko natsinze ndi umwere. Uri ufite umunyamategeko cyangwa wariburaniye? Ufite umunyamategeko, ariko jya umunyamategeko wanjye se agomba gukurikira umurongo wanjye. Ntabwo aza n'uwe ngo aba ari we nkurikira, kuko nanjye nzi amategeko. Ntabwo wapfa kundenganya gutyo. Niyo mpamvu mvuga ngo Diane niba atanyuzwe, ubundi umuntu ufite imyumvire yo kumva ko yategeka iki gihugu, iyo myumvire ayifite, agomba kuba abitugaragariza iyo arenganyijwe nawe ko yitabaza inzego, institutions of justice. Ndetse arajya ku mbuga ngora, ni urukiko se? Ndetse aravuga ko Kagame ngo kuki atamwemerera kwiyamamaza. Perezida Kagame ndetse arashaka kugaragaza ko Perezida Kagame amutinya. Come on, diwa, mbwiza ukuri, usigiye ku mbuga ngora, urashaka kuvuga ko cyaba ari ikibazo. Nicyo nshaka kumbwira nyine. Why? I need a why. Why would somebody go? Kuko myumvire ntabwo ntekereza ke. Ati kuki udashaka kundeka nanjye njye mu matora? None se yushusha ibyangombwa base.
umwanya ushaka kwiyamamariza. Impamvu icyo kucyumva wenda ashobora kuba ari kugendera na assumption kuri narrative za Victoire niyo wigeze kuvuga ngo even nihanganira gato na national electorate electoral commission thank you so much ntabwo iri independent yarabivuze nyuma yuko batayirega mu nkiko. Ariko ni gute wambwira ko ushaka kuyobora iki gihugu utinya no kurega komisiyo? wowe do you have balls? urumva mu by'ukuri wayo uri mu mwanya mwiza wo kuyobora iki gihugu wumva udashobora no kurega NEC mu rukiko? ese kuki izo nzego niba muvuga ko zitari independent kuki mutazambika ubusa mu nkiko? urashaka kuvuga ko Kagame, Perezida Kagame ari ukontorora NEC, agakontorora abadepite, agakontorora n'inkiko, agakontorora na WASAC? Ako mwagiye mureka ibikabyo subashyiraho. None se uzi ko Perezida wa Repubulika ari we ushyiraho abacamanza, yarangiza agashyiraho n'umushinjacyaha mukuru wa Repubulika? uzi yuko itegeko rivuga yuko mu gihe yakoze ibyaha aburanwa n'abacamanza bo mu rukiko rw'ikirenga agashinjwa n'umushinjacyaha mukuru? kandi ariwe wamushyizeho. none se wese utekereza yuko justice ikora gutyo? none se wambwira ngo kubera ko uri Perezida wa Repubulika ugakora ibyaha bakuzanira nkakureka? n'umucamanza amategeko ntabwo agira amarangamutima. itegeko ryanditse riba ari itegeko. komisiyo niba yakurenganyije yandikira ibaruwa yo gutakamba, ujyeyo ubasobanuze bagusobanurire. usanga warenganye iyo baruwa ukayibahereza kopi, baragusinyira iyo baruwa, ukore kopi ebyiri. ibaruwa ya mbere uyihereze komisiyo, iya kabiri nayo uyibahereza ariko bagusinyireho reception, uyigumane uyihereze umunyamategeko wawe arege komisiyo mu rukiko, urebe ko ibibazo bidakemuka. noneho tunarebe mu by'ukuri niba ari Perezida Kagame ukontorora n'ubwo butabera, agakontorora n'iriya komisiyo. Ako Bob wahagarara ku maguru abiri. kuki wumva udashaka kunyuza iyo nzira yemewe n'amategeko, ukumva ko wanyuza ku nzira y'imbuga nkoranyambaga, ukumva ko waba perezida? keretse niba ushaka kuba social media influencer. ariko Perezida wa Repubulika hari imyumvire bisaba. Bob ndakubaza iki kibazo cyo ku rukiko, ntega kandi nayo cyanyuma ku rukiko. wahagarara ku maguru abiri ugashimangira ko nta mpamvu za politike ziya zigaragara mu nkiko? ese ubundi icyo wita impamvu za politike ni iki? hari igihe nyine umuntu ashobora gufungwa atari uko yakoze icyaha, ari ukubera izindi mpamvu. ndaguha ingero ko muri ICC ni urukiko mpuzamahanga mpanabyaha, ariko ubona ari urukiko ruburanya b'intege nke gusa. ntabwo dushobora kubona Amerika n'ibyaha yakoze muri Afghanistan na Iraq baregwa. ntabwo wajya kumereza urukiko gutanga example y'inkiko zo mu Rwanda kujyane muri ICC. umucamanza si ukurega, uregwa n'ubushinjacyaha. ubushinjacyaha iyo bukureze icyaha kiba cyanditse mu itegeko, ntabwo bashaka kukurega icyaha kitanditse mu itegeko. icyaha cyanditse mu itegeko iyo wakiguyemo mujya mu rukiko, iyo bakikurega mujya mu rukiko, ubushinjacyaha bukagaragaza ibimenyetso ko aho bashingira itegeko bavuga n'ibimenyetso bigaragaza ko icyo cyaha wagikoze. icyo cyaha gipfa kuba cyanditse mu mategeko. nushaka ukita icya politike, nushaka ukite sosiyale, nushaka ukite icyo mu buriri, cyangwa ukita icyo mu gasongero, twebwe mu nkiko, I am telling you as a lawyer, mu nkiko dukorana n'ibimenyetso. bakuzanye wakoze icyaha, ikihe cyaha, cyitwa gute? we mushinjacyaha, cyitwa gute icyo cyaha, cyitwa gute, cyanditse muri iri tegeko n'iri, zana ibimenyetso yuko icyaha iri tegeko ryishwe, bakarizana. zana ikimenyetso kigaragaza yuko uyu muntu wazanye ari we mu by'ukuri wakoze ibi bintu, akabihuza.
akazana ibimenyetso bigaragaza ko akoze icyo cyaha, naho waba uyoboye amashyaka 30, itegeko waryishe ndagufunga, ndagukatira ibintu amategeko ibyo ateganya, kuko amategeko yacu ateganya ibyaha n'ibihano. Uzareba itegeko muri rusange ategeka ibyaha n'ibihano. icyo ni igitabo cy'amategeko agenga ibyaha n'ibihano muri rusange. Niba wishira itegeko uzahanishwa iki, n'uwicira uzahanishwa iki? So kuryica uri umuganga cyangwa ukaryica uri umunyapolitike ntabwo bivuge ngo icyaha cyawe ngo turavuga ngo ni icyaha kiri medical, ngo wowe kuko wishe itegeko uri umunyapolitike ngo icyaha cyawe kiri political. Oya, wishe itegeko, hari ibimenyetso biraguhama, urakatirwa ujye mageragere cyangwa mu yindi gereza. Mureke ibirugo political justice muri ndi gororero ntabwo bakitegereza, sigaye bita igororero. Cyangwa ibyo bizana muri politike zanyu n'ibyo nkubwiye ni gereza. Okay, nushaka kwita igororero, nushaka kwita ikigo cy'ishuri, nushaka kwita urusengero, ariko gereza ikore ni mu buroko mabusa ubufunze, tugushyira mu gipangu tugakinga, tugashyira ingufuri 8 ukitekerezaho. Igifungo baba baguhaye kiba ari icy'igihe kigararo kwitekerezaho kugira ngo uzagaruke muri sosiyete waragororotse, uri ku murongo w'abantu bazima bagenderaho. None se nuri umunyamakuru ubu niwica itegeko uzavuga ngo umunyamakuru ngo ni urubanza rujyanye n'itangazamakuru? Now we are talking. Ushobora kuba ndi umunyamakuru ndi gukora wenda ibintu bitari kumvikana neza bakanyerekaho kese kugira ngo nceceke. Ubwo ngubwo uzi icyo uzarwana nacyo, ibyo bimenyetso by'ibigerekano ugaragaza upuruvinga, tuzacyarenginga mu rukiko. Niko kazi kawe n'umwavoka wawe, kugaragaza yuko ibyo bakugerekaho utabikoze. Kandi uburyo bwiza bwo kubikora si ngombwa kwiregura ibintu byinshi, garagaza yuko iby'ubushinjacyaha bukurega bituzuye, bitari nabyo, biroroshye. Kuko muri raporo ya indi y'abanyamakuru badafite umupaka bavuze ko mu Rwanda itangazamakuru ritarajya ku murongo muzima kubera ko mu mpamvu nyinshi zitandukanye, gusa bavuze ko hari byinshi byateye imbere, ariko baravuga bati hari abanyamakuru bagifungwa. Kuba bagifungwa ntabwo birengagije ko gufungwa ari itegeko, ariko bakavuga bati kiri mu bintu bibangamiye itangazamakuru. Hariho ingingo z'amategeko, icyo kibazo ntabwo ari ikibazo cyo kujyana kuri social media, ni ikibazo cy'inteko ishinga amategeko. Niyo duhora tubwira, kuvuga si icyaha, ariko nujya mu macakubiri ukajya mu byaha bya jenoside, ibyo ni ibyaha byo guhakana jenoside. Guhakana jenoside cyangwa gupfobya jenoside, naho waba uri umunyamakuru ntabwo biba biri bukugire umwere kuko uri umunyamakuru. Oya, cyangwa ngo ube umwere kuko uri umunyapolitike. Oya, turakuryoza icyo cyaha. That's how justice is done. Naho ijuru ryamanuka ubutabera bugomba gutangwa. Itegeko ririrwanirira, wica itegeko ukabiryozwa. Icyo waba uri cyo cyose, niba ushaka ukaba ari wowe uyoboye amamodoka yose yuzuye muri Kigali, icyo ntabwo bindeba. Cyenda reba wowe banzaniye, nkareba itegeko, nkareba n'ibimenyetso, nkagukatira. Niba leta yumva amagereza yuzuye iyagure cyangwa se bafungure nyuma, akugeyeho akazi kanjye nk'umucamanza nagakoze.